w'umugore ni umunsi watangiye kwizihizwa ahagana mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21. Uyu munsi kandi watangiye kwizihizwa mu bihugu bya Europe ndetse na Amerika y'Amajyaruguru. International Women's Day ni umunsi washyizweho mu rwego rwo kwibutsa umugore ko agomba kugira uburenganzira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nka gender equality, reproductive right, violence and abuse against women. Ibyo byose ni ibyakorerwaga umugore muri icyo gihe. Ni umunsi watangijwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1914. Busy Entertainment twifuje kubagezaho ibyaranze uyu munsi mu mateka, ndetse kandi twagiriye umugisha wo gusura ahantu hamwe, agace kamwe mu karere ka Ngoma ubwo bizihizaga uyu munsi. Guhaye ikaze. Akarere ka Ngoma gaherereye ahagana mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu birometero 98 uvuye i Kigali. Ku rugendo rw'imodoka ihagenda amasaha 2 n'iminota 17. Uyu munsi twasuye ahitwa Ikazo. Aha turi ni mu murenge wa Kazo. Wowe tugiye kubana muri iki kiganiro, reka dutege amatwi icyo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo yavuze kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore. Turizihiza umunsi w'umugore ku nshuro ya 50 mu Rwanda. Ni umunsi tuzirikana ko umugore ari uw'agaciro, ko umugore yahawe ijambo, kandi ko umugore ari ingirakamaro mu muryango. Tuzirikana uruhare rw'umugore mu iterambere ry'igihugu, dusubiza amaso inyuma tukareba aho twavuye n'aho tugeze, tukarushaho kwihuta mu iterambere. Insanganyamatsiko iragira iti umugore ni uw'agaciro. Bagore rero, nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora abisubiramo, turi ab'agaciro, turi ba mutima w'urugo. Dukwiye rero kubigaragaza mu miryango yacu. Bagore namwe bakobwa muri hano, twite ku burere bw'abana ndetse twite no ku miryango yacu, twirinda n'amakimbirane yo mu miryango. Indangagaciro z'umuco nyarwanda buri wese akwiriye kuzisigasira. Nta mugabo nta mugore waba uhari, twese rero turuzuzanya. Turashimira kandi n'inzego zose dukorana, ndetse muri aka kanya tukaba turi kumwe na ba rudasumbwa bari mu nzego z'umutekano, nabo baje kudushyigikira. Mwabibonye ko mu nzego z'umutekano n'abagore barimo, nawe turamushimira ko yaje kwifatanya natwe. Turashimira cyane ubuyobozi bw'akagari k'Umukamba, by'umwihariko. Ni ibirori byaranzwe n'ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo nko kuremera abaturage, nko kubaha impano z'ibitenge, kubishyurira mituweli, gutanga inka ndetse n'andi matungo magufi nk'ihene. Ibi byose biri mu byaranze iki kirori cyabaye kuri uyu munsi w'abagore muri aka kagari. Reka dukurikire, ndagenda nkunyuriramo muri make uko ikirori cyagenze. Nongeye kandi gushimira buri wese wagize uruhare mu kuba yatanga ubutunzi bwe, ababashije kuremera aba babyeyi mwabonye. Tuba twatoranyije ababyeyi batishoboye kugira ngo nabo bumve yuko bazirikanwa. Ndabashimiye cyane. Mwabonye inka twatanze, mwabonye mituweli twaremeye abantu n'ubuzima, mwabonye ibiseke bazanye kubera ko twejeje. Ibyo byose ni umuco kandi tugomba gusigasira. Uyu muco kandi z'ukwezi kwa gatatu ni umunsi umwe tuba dufite mu mwaka wose. Kuba rero wasiga imirimo ukaza kwishimana n'abagore bagenzi bawe, rwose turabibasabye mujye mubizirikana. Nongeye rero gushimira abashyitsi baje kwifatanya natwe, mwaturutse mu tugari dutandukanye. Ndabashimira yuko muba mwahaye uyu mwanya agaciro.
nk'uko rero bagenzi banjye babivuze, nongeye gusoza mbifuriza kuryoherwa kuko tugiye kwinjira mu mwanya w'ubusabane. Twagize n'umugisha, twagushije imvura, ubwo nabyo bifite icyo bisobanuye. Rwose mugende muhinge kandi tweze, Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza. Muri iki kirori kandi habayemo n'ikindi gikorwa cyo gusezeranya imiryango, icyo nakwita mariage civile. Ni ikirori cyaranzwe n'ibyishimo byinshi ku mpande zombi hagati y'abayobozi ndetse n'abayoborwa. Ni ikirori kandi cyakomeje kurangwa n'ubusabane, bishimiye uyu munsi muri rusange. Umunsi w'abagore nk'uko mwabyumviye, ni umunsi uri kwizihizwa ku nshuro ya 50 hano mu Rwanda. Umunsi w'umugore. Wakoze we twabanye muri iki kiganiro. Niba ugejeje aha ukireba iyi video, uri umuntu w'agaciro kuri twe. Ndagushimiye, amahoro y'Imana abe kuri wowe. Njyewe waguteguriye kandi nkanakugezaho kino kiganiro nitwa Bwizi. Wibuke gukora subscribe, dusangize ibitekerezo byawe ubinyujije muri commentaire. Ciao ciao.